Cyangugu nuko mubizi. Ntabwo bishobora gushoboka rero kugira ngo zihagarare batarashyira zone terikwazi Cyangugu. Ntabwo ndiho mbatera ubwoba, ariko iyo ntabwo nishobora gushoboka kuyirwana. Ntabwo wayirwana ngo ihagarare Icyangugu hakiri umutekano cyangwa se bakirya bakaryama, wowe utarahashyira uburinzi. Ntabwo byakunda, cyangwa uzashyira base kugira ngo nibura ubashe kurinda nkuko nabo bajyanye ubwirinzi hakurya. Ni ngombwa ko na FARDC Wazalendo nabo bazana ubwirinzi. Aka gatsiko rero kaje gatera amabombe, ariko kugeza ubwo ko bari babiteguye baza gusohoka barababerekera, ziragenda zirasa mu birindiro bya Wazalendo. Kuri ntabwo tubihisha, barasa kuri FARDC barasa. Hari abazavuga ngo ntibabimenye, abandi bakavuga bati twaratunguwe, ariko intambara yamaze guhindura isura. Ba nyirayo bamaze gutangaza ko intambara yabaye ko abatari bayiteze, kuko uko bayiteguye ntago ari kigenze. Ariko abahanga bavuga ko umenye uko uteguye intambara ariko utamenye uko irangije. Umenye uko yitangiye ntumenya uko irangize. Nibyo byabaye kuri cyo gicamunsi, aho Kagame yitabaje byinshi ndetse n'abambari be, ariko bakaza gufatirwa ku rugamba. Ndetse nagumye kubateguza Sukoyi ziraje, mube hafi mbahe aya makuru. Ndababwira ko ubu tuvugana buri wese agomba kureba uruhande ahagazemo ukigenzura, kubera ko uko byagenda kose ugomba kugira uruhande uhagararamo, warugira mu mutima. Wajya kwa sister nk'abata se kwa Admira, ariko ugomba kurugira, kuko FPR ntumushobora kubana, ntumushobora kugendana, ntumushobora gukorana, ntumushobora kuba mu gihugu udafite uruhande uhagazemo. Kandi FPR izi wenda uzayibeshya, ariko yo igomba kugira ikubarira. Twikomereze rero, ntabwo ndi butinde, mube hafi kugira ngo manze mbahe aya makuru. Bakunzi baturwanya kandoyi ntakarengane Iwacu TV, reka masuza mbifurize amahoro y'Imana. Ngiyewe tonitse nk'ibisanzwe utari butinde muri aya makuru cyo kubaha. Niyo mpamvu maje guhikaze mwese mwakoze subscribe, n'abari hirya no hino ku bigari bitandukanye mwese nkamba ikaze. Nta numwe size karabagara nti mukomeze kandi mukomere, urugamba ruri gukomera kandi nibwo ngo rugiye gutangira, cyane ko biri kugaragara. Ntabwo ndi butinde, ni ingingo eshatu gusa tugiye kuganiraho. Ndamanza mpere kuri ku ndege nyinshi zagaragaye mu kirere Kagame yohereje, ndetse ndaza no kugaruka kuri Rubaya aka kanya. Izo ndege zagaragaye ntabwo ari Rubaya gusa, ndetse ndababwira ahandi yaje kuzohereza guhera ku munsi w'ejo. Ariko kandi ndamanza babwire ko intambara nibwo itangiye nkuko biri kugaragara, cyangwa se abatekinisiye b'intambara bagumye kubivuga, cyane ko byagaragaye ko harimo ingabo nyinshi kugera naho n'abanyakenya nabo batangiye kubohwa bagaragara bafashwe n'umuwazalendo. Uko umuwazalendo hariya yarubiye. Nabwiye ko inyuma ya General Mutayomba hagaragara undi mujenerali udafite imikino witwa Enoch, cyangwa se bakunda kwita Noah. Uyu nawe yamaze kubaka izina tayari, umwanzi akomeje guhahamurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ntabwo ntinda rero, ndahera Igoma ku ntangamarara. Hamaze gusohoka Igoma, mwari mubizi ko itangazo hari imyigaragambyo nyinshi yose yo kwamagana kari agatsiko kavuga kari kwanga itegeko nshinga. Ariko ubu tuvugana nyuma y'uko ejo bundi hagaragaye muri Goma abasore bishimira intsinzi, ndetse bakajya mu mihanda, kamera zibafata bati faci wacu niwe perezida wacu, bakabyemeza bakabivuga. Nyuma yo kuvuga ayo magambo ndetse bagaragara, byaje kwereka ubutegetsi bwa Kigali, nge mpamya ko bwa Kigali kuko nibwo bwafashe uriya mujyi wa Goma. Ndetse iriya leta niyo iyoboye hariya, murabizi ko ni leta imwe, ntabwo ari leta ebyiri. Ubu hamaze gusohoka amategeko hariya muri Goma, bamaze gutanga amategeko nta myigaragambyo yemewe. Mwabyumvise, systeme ni imwe yo mu Rwanda. Erega ingoma ni za zindi, igihinduka ni imirishyo gusa. Bamaze kwerekana ko nta myigaragambyo yemewe muri Goma, ndetse bashyiraho n'itegeko rivuga ko n'ahantu ho guhurira abantu ntabwo bemeye guhurira ahantu byaba n'abantu bajya mu mashengero, cyangwa se guhurira abantu baganira wenda biganira nk'umuryango, nabyo ntibyemewe. None se urumva bitane na birabyo mu Rwanda. Ibi narabivuze, ndetse ngumye no guteguza n'abandi ntimuzatungurwe, kuko systeme nimwe. Byamaze kwemezwa rero ko batemerewe kujya
kujya guhurira ahantu, ndetse na ya masengero yo muri Goma ntabwo ari kwemerwa. Ibyo ngibyo ni imyigaragambyo irahagaritswe burundu muri Goma, ntibyemewe. Kubera iki? Kubera ko Kagame system ayoboreramo kiriya gihugu ayoboreramo abanyarwanda tayari yageze no muri Goma. Ibyo ndumva ntawe bitunguye, byari gutungura nubwo yatabikora, ariko ndumva ntawe bitunguye. Ndaza kugaragara kuza kwihuta nge ahitwa Point Zero. Nagumye kubabwira ejo bundi intasi zahafatiwe. Ibi iyo tubivuga benshi ntabwo bashaka kumva dushatse kuvuga, ariko tuba tubabwira dufite amakuru, ndetse tukabwira tuti zira nkotanyi zo zikina amakarita menshi, kandi iyo babonye batsinzwe bagerageza uburyo bari bugerageze kugenda mu cyo uwo barwana bemera. Bati twebwe tugiye mu mishyikirano, mutworohereze tugiye muri CCRF, ayo macenga yose bayakora ariko binjira. Ngira ngo rero nababwiye umujenerali uri uyoboye hariya muri SIDE, ndetse by'umwihariko mu FARDC uri gukontorora Point Zero cyangwa se mu karere k'imirwano, ariko bikaza kurangira umugabo agambaniye bariya ba Wazalendo. Ibi ngibi rero ntabwo byaje gutungurana, abankurikira bo mpora mbibabwira, kandi nkabwira nti ni igihe cyo kugira ngo buri muntu wese mumenye umwanzi uko akora, kuko umwanzi we ajya hari imbaraga. Ibi kandi ntabwo inkotanyi zizabireka igihe mukiziha akanya ko kugira ngo zihumeke kandi mwazirashe. Byagenze gute rero? Nuko ejo ku munsi w'ejo guhera ku isaha y'isa 10 nibwo FPR yaje gushyira drone nyinshi mu kirere. Nimvuga drone nyinshi, batangiye kurwana kuri ya systeme ya FARDC. Nuvuga ngo umunyeshuri w'umuhanga ashobora gukopera ibyakozwe nawe akabyigana. Erega karagatsiko nabwiye ko karapanga, kandi iyo plan A yanze kakaba gafite plan B, iyo plan B yanze kakaba gafite plan C. Ibi rero bakopeye ingabo za FARDC ko bapatatse mu Minembwe, ko basohoraga mu Minembwe, babasohora mu kibuga cy'indege, babasohora mu Minembwe centre. Systeme FARDC yakoresheje niyo RDF yakoresheje kwataka ibirindiro bya Point Zero. Iki gitero cyane kibaye guhera isa 10 za nimugoroba, ariko mu gitondo cya kare bongeye kugaruka. Bagarutse ryari? Bagarutse abo bantu no bahinduye system. Bahinduye system kuko saa 10:40 bari bagarutse n'indege. Byagenze gute rero? Ejo kuyihera ku saa 10 nibwo hagaragaye drone nyinshi mu kirere ziri kurasa ku birindiro bya FARDC, bari kurasa ku birindiro by'abarundi bya FDNB, bari kurasa ku birindiro bya Wazalendo. Izo ni inkotanyi ndi kuvuga, kuko twe tuba amakuru y'ukuri, ntabwo nza kubeshya hano cyangwa se ngo hari nkingira ikibaba. Murabizi ko ntabwo umunyamakuru abogama, nta n'undi mbogamiye, nkuko mubizi nta ruhande ngira mbogamiramo, mbaha amakuru y'ukuri kandi atari ivumbira mukuru. Izi nkotanyi zazanye indege, drone nyinshi, ntabwo ari imwe, ntabwo ari ebyiri, ntabwo ari eshatu, ntabwo ari enye, ziza mu kirere zuzuye kandi ari nyinshi za kamikazi. Ibi kandi ni ku nkunga ivuye ku Bufaransa. Narabwiye ni bari abantu bagira amacenga menshi aho makora akomeza kubeshya abesha Tshisekedi ngo bari kumwe, ariko ni byo kubeshya. Izi drone nibwo zaje ejo zirasa mu birindiro bya FARDC, ariko ndetse barasa no mu bya Wazalendo, barasa no mu bya FDNB hariya kuri Point Zero. Kuko kubura Minembwe, ukabura santere, ukabura iriya misozi yose miremire, ntabwo ushobora kurwara intambara. Uwo musozi basigaranye uri hafi wo kugira ngo bifashishe nibura babe bafata Minembwe, babe barasa mu Minembwe, babe barasa muri Nyangezi, babe babasha kuyifatanya na Goma, wenda barebe ko bakontorora bafite uriya musozi, cyangwa se barebe ko bajya kurasa Uvira. Ntabwo byakunda badafite uriya musozi wa Point Zero. Barwanye kugera ubwo noneho kubera ko baje Wazalendo imaze kwakira amakuru, bari bamaze gusohoka mu birindiro. Urumva indege ije kurasa igenda ibombarida bya birindiro nyine, bagenda bari kuramo tubombe. Noneho mbibutse ko izi ndege bari gukoresha ni za drone z'ubwiyahuzi, bari gukoresha zirwagura muri FDNB, ariko bari baberetse bavuyemo. Nyuma yo kugira ngo rero bamaze kurasa ku butaka, urumva hari ikintu bita
bombarde cyangwa se bombardement. Uko babombardaga myangane gato, uko babombardaga niko abo ku butaka bo bazaga. Bombardement ikomeje ku butaka bo bazi. Hanyuma rero indege zimaze kwiroha hasi nk'uducurama biroha mu birindiro bamaze gukubitamo amabombe bumva ko bishe bose bamaze, naho Wazalendo yo yabazengurutseho abo ku butaka bari kuza baragenda biroha mu birindiro bya Wazalendo na FDNB na FARDC ngo baje gucaginga. Uko binjiye nta numwe wasohotse. Ngira ngo ku bantu bankurikiye amafoto naje gupostinga ni amafoto ateye ubwoba. Uko binjiye nta numwe wasohotse, bose babaheze, babarashe kugira ubwo no kuba wakwitanga cyangwa se ukiripotinga biza kugorana. Hanyuma noneho inkomere, imirambo ntago bikunda, kuko kugira ngo ujye gufata inkomere, ujye gufata imirambo, ndavuga inkotanyi bagoye hariya ntibikunda. Byasaba ko babererekera bakaza muri ibyo birindiro, kandi FARDC Wazalendo ntabwo bashobora kwemera ko bazamo, kuko baje gutwara iyo mirambo yabo batsinzemo, tayari babafashe ibyo birindiro, babafashe aho hantu, ntabwo bikunda. Niyo mpamvu umuntu FPR bari kuboroga, ibinyamakuru biri kuboroga ngo banze ko ngo babahinzi ngo banze ngo guhagarika intambara, ngo abantu ngo batahe, ngo bemeye gutaha, ariko bira no kubeshya, na mayeri ntabwo zizataha, kuko bagumye kugenda bakorera imikino. Namwe mwabonye nyuma yo kubarasa binjiye muri defense ya Wazalendo, binjiye muri defense ya FDNB, binjiye muri defense ya Hibu Special Force, bahise bongera barafunga, kuko babarasiyemo ndani, babima umwanya wo guhumeka, babima umwanya wo kugira ngo binyagambure. Ubu rero tuvugana nuko bimeze, nta numwe wasohotsemo, bose babarashe barabamara. Bamaze kubamara rero nibwo noneho habyutse izindi ndege zije kare kugira ngo zibarase basubire inyuma, cyangwa se bagende mu by'ukuri bo baze gutwara inkomere zabo n'imirambo, cyangwa se nimbari n'amateko abari ko bazibohora. Ariko ntabwo bikunda, kuko point 0 iracyafitwe na Wazalendo. Mbibutse ko kandi iyo mvuga point 0 n'ingabo mu kibaya cya Rusizi nazo zirahari. Bivuga ngo impamvu bemeje kugenda basesera gutyo, basesera badoginze zirangabo zo mu kibaya ziri Ruzizi na Rusizi, hanyuma izo ndege zo mu kirere zikamanza kuza nk'izibashakira inzira, nk'iziza kugira ngo zimanze zikubita umwanzi aveho, bo babandi bagiye bacengera, noneho bavuga bati turahafashe, bigekanira ko hafashe, batangire kuroha amabombe, kuyaroha muri Uvira mu mujyi, batangire kuyaroha i Bujumbura, batangire kuyaroha mu Minembwe. Ariko ibi byose dushimira Imana ko byaburirwemo, kandi n'igitero Wazalendo yaje gukora neza cyane, kabiri mvuga nti ku de chapeau. Hanyuma rero twihute tujye ahangaha muri Rubaya. Muri Rubaya murabizi neza ko intambara yatangije, ariko tuvugana ntarajya muri Rubaya, ntagire Rubaya. Mbibutse ko aha muri point 0 hamaze guterera, nje muri studio, intambara zamaje kugabanyuka ndetse zahagaze, kandi umwanzi yamaze kumanika amaboko. Nuvuga ngo Icyangugu niho ari gucurwa iyo migambi, ni naho karagatsiko k'amabandi kari guhagurukira, ndetse biravuga ko hamaze kuza kuba nka itamajoro, kuko niho ibikorwa byose biri guhagurukira hariya Ikamembe. Twikomereze ngiye muri Rubaya. Aha Rubaya rero ho umutimize gute? Rubaya hari, iyo mvuga Rubaya mbavuga hano muri teritwari ya Masisi, ndetse ku ntambara yiriwe iba umunsi wose ahitwa muri Ngungu. Ni santere nini cyane, ni umusozi munini cyane, ntabwo uba Rubaya udafite Ngungu. Ko Ngungu ubu tuvugana n'uyu munsi biri barwana hano Ngungu, ariko ntabwo Ngungu irafatwa yose. Hari agace gato cyane gasigaye kagifitwe na RDF. Ngo kubakura muri Ngungu yose na Rubaya bo aho bahishe hose baravamo bagende. Niyo mpamvu hari ramforo zitandukanye zikomeje kuza ku bwinshi z'abazungu b'Abafaransa, bari gukoresha noneho kuko ibyo kurwana hasi ku butaka Wazalendo ntabwo bikunda. Mutayomba yagumye kuba Mutayomba, bazanye indege, bazanye nako ikoranabuhanga ryo gushaka kuzimya cyangwa se gukuraho
communication, ariko byaje kwanga kuko ingabo za Wazalendo ndetse na Hibu Special Force basanga bari maso, nibwo baje kwahura indege n'ubundi mu kirere kugira ngo baze gutungura FARDC bayirase, ariko basanga Wazalendo iri maso, indege baza kuzimanura. Ubu tuvugana n'ubwa mbere hamaze guhanurwa drone CH4 ya RDF yaje gukubitwa hasi, irahanurwa ije kurasa Wazalendo mu ibanga rikomeye cyane, aho yari imaze amasaha gukorera amasaha arenga 7 mu kirere, bakaza kuyirasa kugira ngo yarije kurasa kuri ku ngabo za Wazalendo ngo zive hari. Ntabwo byakunze rero, ni mu gihe kandi hari harashwe andi makamyo ya FARDC nako ya RDF, ubwo FARDC na Wazalendo bazaga kuyarasa bayakubisambushe, aje gutabara ahangaho hari ku butaka. Aba Wazalendo witwa Wazalendo VDP bakaniye ndetse bavuze ko gahunda ari ya yindi kurwana mpaka mwishe umwanzi agiye aho yavuye. Ikindi ngira ngo babwire, hatangiye gahunda yo gutwika amazu, bari gutwika noneho ubwo urumva ugamba babono inkotanyi zarabihinduye zo hariya mu mujyi ziri kujya zifata inzu zigatwika, bagatangira bagavuza induru ku musozi, bafata video ngo ni Wazalendo gutwika, ngo ni Wazalendo gutwika amazu. Ariko ibyo bitero by'iterabwoba biri gukorwa na RDF kugira ngo bishyire kuri FARDC. Ni RDF gutwika amazu, yamara kuyatwika igafirima cyangwa se igafata amavideo, kuko Wazalendo se yaba yafasha ahantu ikahatwikira iki, ahitwika cyangwa se ahirwanira itwika ibindiro by'umwanzi. Ibi rero mubona biri gusohoka ku social media n'ahari hirya no hino, ntago ari FARDC, ntago ari Wazalendo iri gutwika kuko simbavugira, ariko ni FPR iri gutwika bya bindi ikora ibyaha igashaka bibitwerera. Icyo rero ntumuza kujya amatwi, ahubwo dusaba abaturage mwese muri Rubaya kugerageza kujya ahantu hafashwe na Wazalendo cyangwa se hisujwe na Wazalendo, kuko barava muri Rubaya bakoze ibara. Icyo nababwira cyangwa se gitumye ikitwa Goma gisa nkaho bamaze gufunga umujyi wose muri Goma, nuko uvuye Rubaya yishujwe centre ya Ngungu yose kisubizwa FPR ikura muri Goma. Nta mirwano yindi yaba gutese, nta mirwano yindi yaba. Ubwo icyo bari bukore, barashinga imbunda mu Rubavu, izindi bazishinge kuri Goma, batangire kuguhangana na Wazalendo ije kuhoza Goma, kuko nta kindi kintu kirakorwa usibye icyo. Kandi amakuru ahari ni uko Rubaya n'ubundi mu maboko ya Wazalendo. Icyo tubundeye ni itangazo, ariko isaha yari yose irisubizwa kuko nta hanamwe ho kwinyagamburiro. Niyo mpamvu bashatse kugira ngo bafungure indi fro mu majyepfo, wenda babasigane point 0, bavuga ati karagase ko tugafite, turazabona gushaka ukuntu tujya kurasa mu ngabo zo mu kibaya. Ibyo nabyo bikanga, kuko ufite point 0 ingabo zo mu kibaya wagenda ukazirasaho hariya Icyangugu mu kibaya cya Rusizi. Ntabwo byakunda rero udafite point 0. Ikindi, udafite uyu musozi wa Ngungu, ntabwo ushobora kuvuga ngo ufite Rubaya. Ikindi, Rubaya Wazalendo bayirimo, ejo byari metero 2 hose bundi barimo, ariko ndani muri centre yose ngo wasohokemo ni kilometero 2 ejo, ariko barambira ko ari kilometero 1 aho inkotanyi ziri hose kugira ngo bazisohore. Nubango rero nta kindi kiri bukorwe. Niyo mpamvu mbabwira nti abantu mwishoye mukajya muri Kongo, mukajya muri ntambara, ni mugerageze mu manika amaboko. Ndabwira RDF, ndabwira abantu wese batwirwaneho mu manika amaboko, kuko intambara yahinduye isura. Ntabwo biri bukune ko yamanika rero, kuko Kagame bageze kuri ya faze yo gukoreza indege za Sukoyi. Ntabwo biri bukunde kuko n'u Rwanda ejo mwabonye ko bari gushaka gutaka Kagame, bavuga ko ibingira ngari ibingira ari kumutaka, batangira kwerekana ko Kagame ari gihangange no gusenya abasirikare bahunga Kagame nka Kayumba Nyamwasa. Kayumba Nyamwasa ntabwo je kumwamamaza, ariko ni umurwanyi.
nabo barabyizi barabyemeraga, ariko Ibingira atangiye kumusenya n'iki. Biriya ni propaganda ziri gukorwa, kuko intambara igiye kujyamo Ibingira, igiye kujyamo Jenerali Muhire, igiye kujyamo Rwarakabije, berure ku mugaragaro barwana. Ni ibitero bishobora kuvuga ko ahubwo Wazalendo ishobora kuza kubataka kuko cyangwa se kubambukana kugira ngo ize gushyira ubwirinzi hakuno. Ni amakuru maze kumva, kuko numvishe ko Ikibumba hari bombe imaze guturikira Ikibumba, kandi bikavugwa ko irashwe ivuye ahantu kuri Kepare hafi mu Birunga. Urumva rero baranga ko hari bombe ryikubita kurwa mu gihugu cy'u Rwanda indani, ariko ntago ushobora kwisubiza utuntu twawe twose. Ubwo ndavuga Wazalendo nta n'udushashi. Reka turindire rero, kuko ibishashi byo biragaragara cyane ko abavugizi ba RDF cyangwa se ikitwa mama 23 batubwiye ko intambara ngari gutangiye, ngo ubundi ngo yari itaratangira. Ubwo rero ndagaruka mwihangane, kandi mbabwire ngo tuzatsinda. Ndahari kubambwira ko ntari kuboneka neza, ndahari, ariko mbabwire ngo mukomere. Imana niyo nkuru, kandi buri muntu wese agomba guhagarara umwanya agomba guhagararamo. Niyo mpamvu udashyigikiye Wazalendo uzi ngo hari ababikubereyemo uba wibeshya cyane. Niba abandi nyine wenda mwumva ko ngo hari abaremeye gupfa, nta baremeye gupfa. Mwese mugomba kwitanga kugira ngo tubashe kubohora gakondo yacu. Bye bye, mwese mugire umunsi mwiza.